uburaya bwawe ukunda kuvuga ari igihe umuntu aba ari nk'icyango ngo n'urugero wowe uri i Kigali gukundana n'umuntu wakure biravuna gukundana n'umuntu wakure biravuna Mureza bashaka undi wa hafi yirira umufuri oya njye mfite amatsiko arakantu nkunze kumva ngo dore gaje n'uragisubiza ko twavuganye gani bose abantu mana we shagaje uranambeshye ngiye umupuri niwe wabibwiye wambwiye ngo nimusabe ku mupuri twe tutiye tubivuga yari umupuri ari nk'uriya mupuri dukunda kwambara ufite ingofero bakunda kwita kwa murundi nyuma y'umwumva ko mu Kinyarwanda wawe witwa umupuri kandi rero bamutereka kwa kumupiri kari umupira mbega kutubindikiranya we none se gatubwira wasanga ari kundi ubizi gene none se gaju hari umuntu ukunda hari ikintu utakora kubwe hari ikintu utakora kubw'umuntu ukunda ni iki kisuba Hello ndabaramukije mwese amahoro y'Imana abane namwe muri kumwe na Gaju y'u Rwanda usuje abakunzi banjye abakunzi ba Cabiranya yitwa Cabizu uyu ni Cabiranya TV show njyewe nkaba Gaju y'u Rwanda ako se mu yuri umunyarwanda cyane umunyarwanda wuzuye ngera nkunda kubwira abantu nkanabibitsa kuko ndabikunda kuko ndi umunyarwandakazi wose ya buriya nanjye ndi umunyarwanda ndumva ibyo bihagije abakunzi banjye rero nazanye Moyize abantu bambwiye ngo barashaka kuzabona Moyize ngavuga ngo ari serious babonye ngo ari agatesi muri filime dore kagukina Who are you? Urinde ngo wari ugize ngagatesi cyane urumva ari ibintu wankoreye ariko ari beef ntabwo irarangira turacyafitanye beef no kumumukira ntukagura yamfashe uko abonye ko wari buzapfure direde se zikaba zitakiriho urumva kakubaye nzapfuriye ariko Moyize ariko ubundi Moyize baramugize kuri wabasha gutereta wabasha gutereta ugateta umukobwa baka ukamwemeza ngereka nkubwire ntabwo utereta ukagenda utanamaye wowe ibintu byawe byose ni ugutereta no guhana umva jye nagutereta nkakwemezwa ahubwo wenda amahirwe ari ntuza rekamuhamagaraza aze umutereta turebe yuko bikunda inde reza sibushime Mushi asura mukobwa ara abakobwa bari abakera sikiyavuye ngwino hano maze aze umvise binavuze aravuze ngo abakobwa bari abakera ngaho rero tubwira abakera urabazi mu akureka nkubwire sibyo kubeshya ubu nta mukobwa muzima ukiriho rwose abakobwa bari abakera batatuvunaga mu izina rya Yesu basigaye basaba 20 bivuna nese basi kamubwire abakobwa bakera mbwiramo nk'ababiruzi numbwira ngo nyagakuru ko ntabwo ari umukobwa umbwira ubuza akiri umukobwa kuko njye nkeka ko kuko abakobwa ari abubu gusa washingira ku kivuga ko abakobwa ari abubu umukobwa wa kera yambaraga ijipo igera ku birenge ijipo se ni umukobwa abakobwa ba kera bagiraga isoni umukobwa yamurebaga mukavugana mukarebana gutya nta mukaba mutahuza amaso ariko uyu uramureba mushe wenda ukamuhamagara mushe karame ameza atya afite isoni ariko ubu ngubu uramamagara mushe urambaza iki none se njya ngo yuba none se inshuro bubamishije amaso yabo niyeme nk'uko uri kwigira nk'umuntu ugiye ahubwo ndi kubona wagira ngo umeze nk'umujura cyangwa kakundi ugasanga ibyatsi yabimaze mu mirima uramuvugisha bice yabihekeye ari kujya pfura utwatsi hake buriya rero umukobwa ufite isoni zimeze kuriya uburiya mubonye do namugwaho urahonda umukobwa uramuvugisha akajya pfura utwatsi
uwo muco se shara cyangwa ufite wenda reka nkwereke wenda yawe igeze ahangaha rero Kigali naho ntihabaho niwabona icyatsi kanze gato nkwereke ndebera bagiye ibibazo urebe umunyamabi wenda ukaba uri kumwe n'umukobwa muhagaranye yaryamagara Soni Karani amakuru yawe ni meza ukajya gitwatsi ukabona ko afite ikinyabupfura n'umuco ariko ubu uramuhamagara muto urambaza iki mugahangana amaso neza nk'aho muri mwihanga none se kuki wava kwa muhangara naguhanga aya ibintu mwazanye ntabwo ari byo uretse nkubwira abakobwa bakereye kuvuga urumva ikibazo impamvu ubwangavu ubu nibo bakobwa kuko nta makuru mufite umukobwa w'ubu yahawe ijambo urumva arabizi babahaye intebe zo kwicara ahubwo muyihagararaho rwose donu musigaye mumeze uko ntabwo nongera kwicara mwabihagaze ahapasuka tugatandukane umva reka nkubwire urumva impamvu nari narawunce mu ijambo narazwi isoza noneho iyo ugiye kumukora ikintu kibi ababizi ko ari buhamagare hehe na hehe bakamuvuganira nta kintu na kimwe umukobwa we baratinyitse ntabwo watinyuka gupfa kumumenyera ariko umukobwa wa kera uko ntekereza waga nimba wenda mushaka kumubangamira mushaka kuba mwari kumubangamira agahita agira isoni ngo ntabivuga bikaba byarangira arwaye n'ibyo bigwara nga bikarangira twenda zitateganije turaho niho mwaduhombereje rero ubu kugeza kandi umukobwa wa kera yambaraga ijipo igera ku birenge washaka kugera aho wigera wenda wishaka no kwivugiriza umupuri ugahita weyura ariko abungu barambara amakabutura imbere y'ubukabutura ugasanga umukobwa yambaye ikanzu agize ngo yambaye agakanzu kageza aha oya byibura ariko hari abakobwa bakeya buriya ntabwo umuco ushobora gucika abahungu b'iyi minsi murananira oya uretse asubire bakanukana ubambaraga ibijipo birebire wambaraga ibijipo birebire byibuze washaka no kugira ahantu wigerera ukiyuraho n'uruguti ugahita ukwapana bivuze ngo n'ubundi niko bikora kose rero hari bahari bamwije beyura abo baratuvuna arambara agakabutura akambara ijipo nk'iyi akambara agakabutura reba ukuraho iyo jipo ugakuramo ipantaro sha oya uri abakobwa barabakera buri uyu urebye ni gukuramo imyenda kuki ushaka kumukuramo imyenda ugira ngo njye igenda kuma mwambaye yanyu iyindi muba mushaka babyaremewe ikisi ibikisi akajya mwegerenje twatangiye tuvuga abakobwa tuvuga abakobwa ngo barabakera ngabo se abakobwa none ngo byaremewe iki ngo bakabeyura umwana nimwegeranye ni nyinshi oya reka tujye muri brage ibyo bintu byawe urimo kuvuga sibyo tureke ibyo bigambo byawe urimo kuvuga dushyire mu gaciro kuko hari n'abandi bantu benshi cyane nababwiye mushi hari n'abandi benshi cyane babivuga gutyo ngo abakobwa ngo ni abakera ngo abakobwa ngo sabu nimba bose babyumva kimwe nabo yize ntabwo muyimenya impamvu n'ababivuga nawe utabizi bishoboka ko abakobwa bakera babakingiranaga mu nzu bakobwa zamuvanaho umuteruye ugiye kumuhereza umuntu atazi niyo agiye ariko rero kugeza uwa kera yabaga nyine yambaye ndakomeza nshingira ku myambarire uwo wa kera yambaraga ijipo igera ku birenge uri kumva dore nk'ubu ngubu wambaye ijipo igera umukobwa w'ubu ngubu ari kukwambara ijipo igarukira hano hejuru y'amavi uri kumva wowe hantu wakaba wagira amatsiko wo kugera ntabwo ushobora kuhagira amatsiko kuko ukimubona uhita uhabona hose kuki ugira amatsiko ayo kugera ahantu hatarahawe ubundi abagore bose saba umwami uri umwami ese wari umwami buri mugabo wose ni umwami icyo si bigura wasanga ujya wigira private agora se ntabwo umwami yego wenda reka mbyemera nawe umwami Yesu uri ugiye kuba nka mugore se oya wowe ugiye kuba nka mugore umureke tumugira akawe wenda nawe uri nawe umwami gogorose nawe umwami umwami Yesu uhise unyibutsa we hari ukuntu ujya ukora akantu gato
ugahita unyibutsa ata uwo mugore namwe ntabwo mwisemo mwumva yaramwitanye oya babe muvuga ndakwingize ngo niba yimuteye ntacyo ndakwingize mukomeze asigaye ava mu ijuru akaza kuzitera mu isi ahubwo Yesu none uvuze ko abagore bose nabo umwami Yesu uvuze ko abagore bose nabo umwami Yesu njye navuze ko umwami wongeraho Yesu ahubwo ndaza kumenya musigaye mubona abagabo twarabuze musigaye mushaka kudushinja uburaya turi imari ariko turi imari musigaye mubona abantu noneho mpamvu natwe muzaba mudufata ko mushaka ubu yagura simubeshye nakubeshya ubu aka kanya umugabo ni imari none icyo gihugu banza nkubwire ntumbanze bikwemeze neza musigaye mwarabanye kuduharabika mudushinja uburaya butagezweho mugeze kuri Emmanuel kuri Yesu Kristo mugabo ni imari ibyo Yesu Kristo wowe jyewe ntabwo njya mufata kimwe nawe cyangwa mufate nk'umuntu usanzwe ibyo tube turetse ntabwo umwami Yesu Kristo none so nyine uri umwami Yesu wowe utubwiye nyine ngo abagore bose burabemerewe n'abawe wowe uri umwami Yesu Kristo siko naho ndajya ngo bamakanire abakobwa bacu bose rero ko barabajyanye urakoze kubitubwira tubwire neza wenda ngo naharajya ngo agushuseka nabi oya none se narajya ngo bamuhakanire ako kantu urakomeje bose baramuye ko ubwo bose babaye abandi oya atari ko ari bose barabizi wenda nimumbwire tuganire ku bindi ingingo reka tube tutanditseho n'ingenekene reka tugere ku ngingo yindi oya tube tubirekera byibura sibyo tereta dore ndi hano neretera mushime nk'iminota 2 turebe reka buriya abantu tugira uburyo hari ukuntu tujya dukunda kwitiranya ibintu ngewe ubundi imbere na mbere nari nzi ko umuntu atereta umuntu ari ikintu amushakaho amukeneyeho uri kumva aka kanya nkaba mvuga ati Gaju afite buriya nuko navuye mu rugo nsomye kuri kapanashiri impamvu nari nuze umuntu cyangwa wanyweye cya kindi ngo najya neza sinjya nzinywa rwose na primus sinyiye azanga yagenda ntabwo na primus uriheruka ubu mubasha amasaha arukira kuyinywa yakubwira ko ari amasaha 2 akabaho ntayiheruka Okay, Gaju gareka nyine mubwire nk'akandi navuga ati Gaju afite umutobe uyu munsi yenze kandi nyine umutobe navuga ati kajya guteta Gaju umutobe urumva ntabwo utetereza ukawumanwa maze no kugwana amafaranga yavanze nyine tereta na mushime okay mushime ubwo ngiye kumutereta icyo urambwira ibyo mutereta musaba umupuri namutereta musaba umupuri usabande dore bwa bushize bw'isoni bwabo njya bavuye ubonye ubone wari warangiye ntabwo bwa bushize bw'isoni bwabo nasojya ngo bifata reba uburyo yifashe ubutinya nyine uratinya yo mvuga ko batuvuna ariko n'ubundi wama n'ubundi nuhaha aho byageza turebe tweseye sibyo dutangire siko muri warakaye oya none se ngiye kumutereta utagiye guseba nseba iyaminiye sibyo uterete mushime turebe umwaka umupuri wenda kereka musabye nk'ikindi kintu urumva ko twabipanze oya nuko twabipanze cyangwa kuri kamera ntabwo wabasha kuwusaba nk'uko usaba ahubwo reka nerete wumva abamama b'imitsi rero basigaye batakivuna kurusha oya banza wumve abamama b'iki gihe ntabwo bakivuna nk'abakobwa abakobwa baravunana buriya wenda nimubyumve nabi buriya reka nkubwire kangane ngo urasanga ari ukuri kugeza aka kanya Gaju tuganiriye nge nawe tukaganira n'uyu mukobwa ushobora kumva icyo nshaka kuvuga gute se nakubyumva wabonye byinshi narase ngo yabanye biki urabona byinshi nabanye se nyine ni ibi ariko se ubundi yabimenya ate ko yisanga mu bamama gusa yego ujye nyumvira utangiye kunsesera uvuze ko twebwe tutabishobora hari uwo wigeze wegera ubona ntabishoboye
Yeah. Okay. hari aho ugeze wegerwa nawe ushoboye Okay. Usanga mu baki uvuga ngo ariko umumama yubawe kugeza aka kanya ntabwo byananiye uzi impamvu ugiye ngomba gusana mama natwise n'umumama amara amezi 9 mu nda ye arandira ndamwonka ndinda ngira imyaka 2 ndamwonka da ariko nanone ntabwo akantu gatangaje hari abamama benshi baba bafite abana babo batangiye kugera biratangira banza wumve abafite nk'umusore imyaka ashawe reka umushime winsebya rwose mw'abantu mujye munyumvi ngo abagambira abafite umusore imyaka 25 ukabuze umwana ngo avuye kubera ngo afite imyaka 2 ariko akaba cyongana ibyo wabikuye reka turabibona reka turabibona yarabikoze wabikoze ikibazo cyo ntabwo nongera kuvuga ikintu cyose ndi kuvuga muri guhita mukikiraho yamanu dore nguye muri kunkira ibintu byose nta kintu nongera kuvuga icyo nabwiye cyo nuko abakobwa bari abakera ndajya guhamagara ariko cyangwa abahitaza wahereye kare uvuga ngo abakobwa bari abakera ntacyo ubwo nanjye ndakwita Jackie hari umukobwa wa kera ntacyo ibintu uri kuvuga ngo abakobwa bari abakera umukobwa wa kera tujya tumenya amateka yahise arabigariye kuwa kugeza aka kanya urabisubiramo bisobanura ngo bajya bamenya amateka yahise iyo mugiye kureba amateka mukora amateka mujya kuyarebera ku bakobwa iki nta bandi muri kuvuga mukavuga abakobwa ba kera abakobwa nuko aribo batuvunirega muratuvuna nta bahungu b'abagabo hariho gusa abahungu ujya banabambara abahungu banabambara mini abamama bundi abukugiriza wagira ngo atandukanye umukobwa n'umumama none se abakera gute uvuga ngo nese abakera bo nta banyina bagiraga bari bahari ntabwo mucyumverega wagira ngo mwari yinumva niko njya najyaga numva bavuga ninumva rwose gaju pe ibyo mu byakire umuntu abyumve ni abakobwa ba kera abakobwa bari abakera banyumvira erega ikintu ugiye napfuye nawe ni kimwe sibyo ni uko kuntu uri kuvuga ngo uharya ngo bambaraga ngo ibintu birebire ukabera ubyibuze ukagira n'amatsiko yaho ushaka kugera ariko abu uramubona ese bamaze kuvugira we abari kujya he ushaka amatsiko y'iki ntabwo nsubira mu byo navuze nababwiye yuko reka ntabwo mbisubiramo nababwiye yuko aricyo byaremewe ibiki se genda rega ntabwo uri kubiza neza tubwira n'abandi bamwe ngo nimuterete musabe umupolisi kugera ku mupurida kawucuranga ikibazo n'ububazi bwaje uragisubiza kuri ni wowe icyari wazi cyose uragera amaze kucyumva ariko ni bwaje uragisubiza wowe tuzanyemo nk'iby'abakera urumva yagisize amaguru nawe intebe muyicara urangiye kujya nyihagaragwe uyu munsi njye mfite amatsiko hari akantu nkunze kumva ngo dore gaje n'uragisubiza siko twavuganye gari wasobanura mana we shagaje uranambeshye ngiye mupuri niwe wabibwiye wambwiye ngo nimusabe ku mupuri twe tutiye tubivuga gaje aradusobanurira ikibazo umupuri cyakora namara kwasobanurira umupuri ubwo ngenda ahita nshaka igisubizo ibindi ndabisubiza kagiye mu biri ukuntu njya mbyura aha uko ubizi ariko njya numva ukunda kubivuga niyo mpamvu ntabwo nabivuze ukunda kubivuga uracabiranya rwose ariko uracabiranya murambeshyeye ariko hariya reka nsobanura icyo mbyura yewe mva umupuri ari nk'uriya mupuri dukunda kwambara ufite ingofero bakunda kwitagira kwa murundi nyuma yo mwumva ko mu kinyarwanda wawe witwa umupuri ntabwo ureba gutereka kwa ku mupuri uvuga ko ari umupira mbega kutubindikiranya we wese gatubwira wasanga ari ukundi ubizi genda ubwo nibyo nabari kureba ibingibi wenda babizi bakatubwira sha batubwire izaryo umuntu mutubwire ko umupuri koko ari ukugaca tubindikirije mwabyumvishije ni ibara bandika muri comment bamupure no umupira uzi ko bari nka gisupusupu igihe bamubaza ngo indirimbo yaribye ngo kinjugutira ngo ngisame ngo kingope nayo mfite
ngo ni igikapu ngo yavugaga ngo cyo kwihahira sha ngo nibakijuguta kimuhoterere ngo kijuguta ajya bavuga ngo kijuguta kintu oya ngo kimvugutira igisame ngo kingo ntabwo mbyibuka neza ngo ye Mariya we ngo ngiye kubita ikintu oya ndi kwivaga nawe ndi ngo ngo nakimujugutira akimutwope nayo afite hari indirimbo nk'izo najya jyewe nsobanukirwa nk'ubu hari nk'indirimbo igitangira muri jazz comedy iyo bagiye mu abanyarwenya ujya kumva ko namwe mumfasha muri comment musobanurire namwe kandi mumbwire ariko n'abandi bazatubwiye muri comment ko najya kumva ngo muginga wonge bavuga muginga ngo muginga ngo wongere n'ubwatsi ngo muginga ngo bavuga muginga wongere inyana ubwatsi ni aho nako ko muginga wongere inka muzindi ubwo washatse Imana wabumvuni byabishatse kuvuga iki ahubwo byiza nyira ntabwo mbizi pe biterwa n'agace agace ni umuginga se wasanga ari umuntu witwaga muginga wari umushumba noneho wenda akaba ari umuginga yari umushumba bakaba bamubwira ati yongere inka ubwatsi wenda bari bunabaha inka zindi bakongera inka mu zindi ubwo bishatse kuba yuko wenda bari guhamagara abantu baze muri Genesis Comedy barebe ibyo bakora byabo kandi wenda muginga nakubwiye ko ari nka gutyo ngo muginga ngene inka ubwatsi akaba yarabayeho wenda ntamenya bitewe n'agace kabo muginga wongere inyana ubwatsi muginga ngo wongere inka muzindi najya kubona nkabona wa wundi witwa ntuzarashatse kuvuga wa wundi uza mushumba cyangwa nkabona nuza umuntu muzima nka Merisi bansabe bakramani b'umuginga ntiwamenya kereka babasha kugusoza ntabyo nzi pe aho waba umvura mwaba mumvunye mwamasa ibibazo bihagije mutwara ibyo nta kintu kintu njya gusubiza we nagafuregeze mwako mwavugaga ngo umuntu ngo agiye kwangara akanya bavuze kwangara iyo umuntu avuze ngo umuntu yagiye kwangara bumva iki ndazizi ngewe ahubwo nshaka kuyiguha neza aka kanya uratsubiza abone mubwiye nk'akanya mvuze ngo mwana wanjye agiye kwangara wumva ko yagiye kugira kera rero oya ndi kukubaza wumva iki dore ngarangigira inkuru kari njye ugiye kuyivuga wowe uri kuvuga ngo uruwa kera ngo uzi ibintu bya kera nanjye ndabizi ndamuzi ngara uri kumva ahubwo ndi kuvuga ubu baganga abakobwa barabakera buriya nimwe mwagiye mwica ururimi umukobwa ugiye kwangara uwo mukobwa uvuye ahantu iwabo agahita agenda mu bintu runaka bimushimishije ariko bidashimishije bidafite umumaro cyangwa bidashimishije ababyeyi cyangwa abamurera niyo mpamvu ubwira ko umuco wacitse rero mbere hari umuntu witwaga ngara kumva uwo muntu witwaga ngara niba yarengaga urwagwa niba yaragiraga ati numva ibyo si na ngombwa cyane ngara yavugaga muri bw'amaraso n'abanyarwanda bari kumva baramuzi ngara yari bantu baba bavuga ubwami twakwita nk'abanyarwenya ubura amabona ushaje ubwo wabagayo icyo gihe none rero uwo ngara urakomeza tubwiye ngo yarengaga cyangwa yageraga ku rutugu njye ntabwo mbizi ko sinari imari we niwe wari uhari wari uzi ibya ngara gatubwire ukuntu umuntu yajyaga kwangara ngara rero reka mbivuge nubwo urimo umpera uri kugira ngo unserere ngara rero yakundaga nyine abafite sitori y'abakobwa bakamukunda noneho rero hari umugore umwe w'umutware ukomeye umugore yari afite nyine umugabo w'umutware kera bitwaga abatwara abantu bari bakomeye twavuga nyine bikambera ibwami ariko atari umwami ariko ari nk'icyegera cy'umwami none rero umugabo yasaga ibintu yabikomeje narumva umuntu urenze umuntu wawe akaza yinjira mu byubahiro byinshi mu rugo ejo kongera akajya ku kazi nta bintu byinshi by'imikino agira yamara kugera rero ako gatipe bitaga bwarafata akaza agatera muri rwa rugo kakabasetse umugore akikundira ikiganiro cya ngara bigezeho rero umunsi umwe umudamu aviwe yigira kwangara ajya kwishakira uwo mugabo witwaga ngara noneho umugabo ashaka bwa ariko uwo mudamu wanjye yagiye abana ngo yagiye kwangara
noneho rero ntabwo byaturutse tujya kwanga okay bya myumvire yacu rero muri icuramye bya bindi byiza yari afite yavuye mu rugo rwarimo amashyo rurimo ibiryo rurimo ubutunzi aragenda ajya kwangara nta bintu nta kintu yari atunze uretse ko yagiraga urwenya tunwa gusa ngara ubundi ngara yarameze nk'ahantu ubundi gengereranya ko ngara yarameze n'uyu muti bita rumaga mwavugaga ngo bume gatanya ngo ni agatanya tuguha ayiwe gatanya uriya mutipe nawe yara nanjye naramwemera iriya niyo ya mbere nabonye ariko nahise mukunda umuntu ashobora kuva ibwami akamukurikira okay ego ko nawe wava mu rugo bakamukurikira ariko niyo mpamvu njya mvuga kubera icyo abasore bagenda guteta abakobwa nta kintu bafite imituma bavuga bakavuga ngo kukara ngo nta kintu gafite ngo ni ku munwa gusa kandi na kera byaravuzeho kandi baravugaga uwo ngara agatwara umugore akamukurikira kubera icyo abasore b'icyo gihe basigaye babanga ngo ni ku munwa gusa nyirumva ko abakobwa bo bavugisha ukuri ab'icyo gihe nyine yavugaga gutyo ntibabivuge kuko ntabwo bari icyo gihe nta mukobwa wari ufite ijambo nta gaciro ariko niyo bamuhereza inzererezi ntabwo bari kwirirwa babitindaho ariko ubu ngubu basigaye bareba kuri byinshi nyine kubera yuko n'abakobwa bisobanukiwe bari impamvu tubiranye ariko ubukobwa ba kera impamvu uri kuvuga ngo bambaraga ibintu bikubura hasi ariko ubu ngubu basigaye ubu ngubu twacanye ku maso abakera bo rero mugaragaza ubutafari abakera satangiye kudutuka abakera dore impamvu cabiranya numva kunze abakera washobora kubakorera ibibi byose bakaba batabura hagiraga ibanga n'umuco ariko abo yaba bawutinda kumukoraho ngo mbavuze ko yangoze ngo Yesu ngo mbega gahungu kakaraya mana umva nabanga bakigira ibintu byose biri hanze none uranamusaba yamugiye akaguha akanakwima kugira ngo yagenda agutaranga ngo yaransebye ngo ndamwima kandi mukare bagadutura ko nta mukobwa kugira ngo tutamenye sikate n'ibindaraga ngiye ntabwo ubundi bose barakwiherera yewe mwabana tubyihorera asubure mu duhura n'abandi reka dasaje dore twahuye gaje twahuye mbabari guhura kuratandukanye kwa kundi batubwiraga ngo mukanya batubwiye ngo nta mukobwa hariho ni ya myumvire yo kwangara bavuze kwangara ngo umugore yagiye gusura ngara ngo yagiye kwangara abantu bahita bihuramo no kugenda umuntu akagenda kugeza kandi bivuze ngo umuntu yagiye kwangara no kurorongotana arabicuri kumva ugarashatse kuvuga ntago ari uko wari ugiye kuvuga muginga wongere nyanubwatsi ngongere nk'abazindi nyine kwangara rwose murabikabya murakabya kwangara kera nabo baraduhomeje kwangara abo musigaye mwaba mufite imyumvire mibi yabaga yahisemo ibintu wabona ko ari byiza ko mbona nawe uzaza kwa Cabiranya ubusore bazavuga ngo iki bazavuga ngo iki bavuga ngo iki subwo kwangara ukagiye kwangara agira igisigo kimwe umbwira mbone ko naza kuko ngara yari umunyabisigo cyamutera kuba yaza ari umunyabivugo uzi impamvu uzi ikintu cyatuma uzi wanjye ikintu cyatuma uzi wanjye nta kintu wajya umbaza ikibazo cyose nkakigusubiza ikibazo cyose waba ufite cyese nabi bwagiye ikibazo mbaza ndakigusubiza ureko utazi ubwo tugiye kubazanya niba mwambwiye yuko njye nta kintu mutazi wanjye kubera mwambaje nkabasubiza ngiye bwo tugiye kubabaza ubwo muransubiza none se Gaju hari umuntu ukunda hari ikintu utakora kubwe hari ikintu utakora kubw'umuntu ukunda ni igiki suba umuntu nkunda ntabwo yatuma nica umuntu nkunda ntiyatuma niba
Gaju wakora buri kimwe kubw'umuntu. Kereka wowe nyine. Abantu bose bakora buri. Erega kuvuga buriya hari ibintu basigaye bakora. Uriya muntu apfa kuvuga atari. Arakuntu njya numva ngo Budari. hari abantu baba ninjya numva ngo bihanuye ku mataje. Uriya bafite urukundo rwa nyarwo. Rega agenda yarayinjira. Yaba nkunda nanjye barankunda. Ebara baba niko cabira. Ukundanye n'umukobwa ugatijya kwa cabira. Ukundanye n'umukobwa akakwanga. Mukuru nawe ajya kwa makuru. Nabasha kubyakira nayo. Ubwo nyine impamvu natajyayo naba natabyumva. Mubwira simba turakaraga cyangwa kagasimba. Genda bitinya gupfa. ahubwo yagashaka gutereka agatabo yatagasimba bagiye kwiyahura. Oya. Ese umukobwa wenyine uhari. Nyine birumvikana kwiyahura. Ngewe uko natinya gupfa. Ariko kubw'umuntu nkunda. Undi muntu ukunda reka mbabwire mwana ntabwo muramenya urukundo umuntu ukunda wakora buri kimwe wakwemera ukanapfa niba urukundo rwa kera ariko wowe widushingira ngo twakora buri kimwe ngo ku muntu ngo dukunda we wakora buri kimwe tubwira ikibazo yendaga kutubaza ibyo nabikubaje wansubije kihabanye n'icyo nari niteze ariko ntabwo mushime igeze gusubiza mushime ubwo nawe mubaze nawe mubaze none se mushi reka mubaze uri kumva umuntu ukunda byanyabye umuntu mpuzamahanga ubuzima bwawe bwose uri kumva uwo muntu ukunda uvuga ati urarekana n'ababyeyi bawe burundu cyangwa urekane nanjye burundu kandi uwo muntu muzabana n'ubuzima bwawe bwose ababyeyi bawe n'ubundi ejo bundi mu minsi mike baricira isheni ya nibyo baracisha ako gaje baracisha isheni wowe uwo mukunda muzamana ibihe byose mubane mubyare namwe muzagira abuzukuru n'abana wahitamo kureka umuntu ukunda bya nyabyo wahitamo kureka ababyeyi bawe bakora iki utubuza aho ngaho urukundo ntabwo ni rwiza ariko se buriya hari uwakubyaye n'umuntu muhuriye mu nzira utakwavutse n'uko wabayeho cyangwa ni ngombwa kumwitangira ku buryo wabura umuryango wawe ni ukubona se n'umuntu n'umwanga wamara kumwanga n'ababyeyi bagacisha bigasigara uri uwumwe oya urabona iyo bigenze gutyo inyuma uko biri kose agiye haboneka undi ariko umubyeyi ahora ari umwe nta rukundo rukibaho nta rukundo rukibaho nibaza ikibazo cyawe wakibaje ibintu sindakibaza ikibazo yarakubyaye urinze ugera aho ngaho wabigeze byose bitanu bihuriye ari wowe nta rukundo rw'ukuri rukibaho ari wawe nuko ntiwakwemera gusiga buri kimwe byose ufite ngo ujyane n'uwo ukunda nawe ntiwakwemera ko wakora buri kimwe kubw'ukunda ntazajya gukurikira mu murara nese ubundi wo mu bijyanye ntabwo abantu iyo baje umuntu wakora buri kimwe cyose ku muntu ukunda nese abakobwa basiga ababyeyi babo bakajyana n'abakundana nabo ntabwo wumvise ikintu ugenda gusubije iyo umuntu akurashije rata urumva ngo wakora buri kimwe cyose kubera umuntu ukunda abantu benshi bakundana cyane akunda guhita asubiza nanjye ari nka kera mba nagusubije nagusubiza ntiyewe sibyo ariko banza utekereze buri kimwe cyose ahubwo wakabaye kuba wambajije ngo ibi n'ibi wabikora wenda ukambaza nkasubiza vure ufu cyangwa nkayitamo A na B na C nuko nzi neza ko abakobwa benshi n'abahungu bakora na kimwe batakora impamvu nuko batazi ikibazo ntabwo bazi neza ikimubabaje ese kutavuga ngo nakora byose kandi atabasha kwiyicira umuntu wowe ukundana n'umuntu akakubwira ngo runaka yambabaje genda umwica wamwica ntabwo ati sheri nyine uriya niba yakubabashe turamuhana ukoze buri kimwe ashaka twabiganiraho ukoze buri kimwe ako se nawe wavuga ngo yamubaje ngo mwice ako avuga uranyiciye mama nanjye bica mama we nyine none se yamwice aha urakoze tuvuga ko uriya muntu warayirya sibyo yishe mama w'inshuti yawe wenda amwicishije amuhaye ibintu bitaribwa agapfa nawe wahita ugenda ukabishobora
ugafata wa wundi bavuga wamwishe nawe ukamuha ibyica agapfa wabishobora wenda kugira ngo mbese wabura wakwemera agomba shira ku runtu udafite ikintu bisobanuye kuri wowe waruca none erega buriya oya nibyo wese yakirangiza yewe umuntu data abataneranya we umuntu nkunda nzabwira ko nkunda nzaba ngukunda nakora buri kimwe kubera wowe uburyo nakora buri wakwica kimwe umuntu kubera wowe sheri nakora buri kimwe kubwo wanakwica yego da utazavuga ko njye natakora buri kimwe kubwawe mukundwa do buri kimwe cyose nagikora ariko buriya hari ibintu batajya basobanukirwa mu rugo kuri kose kujya hanze uri murabeshya naga uri murakubitira mu gafuka ry'amahise na moya afite umuntu ari guha mesaje wabonye ngo ari kujya areba muri kamera ngo arangashari ngo nakora mu kimwe akongera agatavuga ngo reka si mu mwaka akatwicirije ukuri kose kujya shambo urabeshya umuntu wese wowe utabasha nta nubwo wabasha urumva usibye no kuvuga ku muntu ukunda kuko se ugiye kumwica akakurahira buhinga ubundi cyangwa babwiza ukuri basi wenda n'ababeshyi babwiza ukuri ngewe umuntu nkunda mbona nkunda bya nyabyo ko hari ukuntu umuntu agukunda ukabibona akankunda nkabibona kuko mbizi ndetse akankunda bye nanjye mukunda bye byibuze wenda nagerageza ishoboka wenda kureba kutamubabaza kureba ibyo akeneye mbasha kubibona nkabimuha ariko nindeba inyungu ze bwite nanjye ntirenganyiza inyungu z'abandi bantu ndagerageza nkareba ku buryo ibintu ngiye kumukorera bitari kugira ingaruka ku bandi bantu nawe biri buze kumushimisha byibuze ibyo mbona byagira ingaruka ku bandi bantu nkagerageza uburyo ki ndavunitse n'uburyo ukunda kuvuga ngo ni ukubigorofanura narakunda kubigorofanura bikagenda neza ariko bitagize ingaruka ku bandi bantu ababayeho kwikunda utakoze buri kimwe utamukoreye buri kimwe cyose ashaka urumva ko usinze ndatsinda ariko mu rukundo nyine harya ngo wakora buri kimwe cyose umuntu ashaka kare maze kubera kare maze nabwo se usheri mukunda akavuga ngo genda wice mama wawe rero bakunzi ba Moyize araraburije sibyo vuge mutakane ese wari uri kugira ngo unarange se oya ariko ikibazo ni wowe washyize sibyo araraburije amaze kubyemera ko atsinzwe icyo navuze ko ntakora buri kimwe aracyemeye ko nawe atakora buri kimwe ku muntu akunda muri make telefone yawe urumva mukobwa ureba iki kiganiro uzakireba ukundana na Moyize ujya kundana n'abandi bantu bakavuga ko bakora buri kimwe ntabwo ari so gacu tuvugisha ukuri nde muntu wakwemera afite ko akora buri kimwe nyine nari narasobanukirwa abantu mujye mureka kubeshya abandi ngo mubabeshye mwakora buri kimwe bashaka ahubwo mujye mushaka uzi ko ari nabo bashushuye nabo batangira ari n'umuntu ukubeshya ari kuza akubwira ngo nzakora buri kimwe ntabwo wakora buri kimwe ashaka ntabwo najya abantu baba bashaka kwivugira hari n'ikindi kintu utaramenya muri ku bantu b'ubu ngubu pe ukajya kumva hari keya zateye rero ingano kandi ubwo namwe murabikora cyane cyane abana nk'aba kandi ugasanga arajya ubikora ngaro shushu ngaro usanga barabikubwiye nawe ngo wariye undi nawe ngo nariye arya batararya ariko kandi agatabwa ngo shari wariye oya ntabwo ndarya kandi reka mubwire abafite amafaranga mufuka hari igihe nta biryo uba ufite pe iyo amenye ko utararya akora iki aravuga ngo nese n'igihe ahita akubwira usanga rero ngo nyine ukumva afite ibinamize ukumva afite amagambo yari agiye kuvuga akayaceceka ngo nyine ngo ntakinguye ngo ndabaniki wabwirwa n'ikirimo afite ibyari kuki udahatiriza ngo tuvuga ngo shari ngo ntacyo urara ubaye umuntu mwiza bakabikuvuga we ntabwo urarya ugahita umubwira byinshi utiri ndashaka ko saa sita
wenda ndifuza ko saa sita warya ibiryo bimeze gutya na gutya ugahita naringize reka mwohereze n'idumbi dutaha naringize ngo byibuze uravuze ngo nakifuje ko saa sita tukaza gusangira ibya saa sita ibya saa sita wabihashye ntabwo bemera kuza ntabwo bemera kuza ngo dusangire ibya saa sita hari igihe aho yareka ibyo tureka ngo ibyo bintu by'uburaya bwawe ukunda hari igihe umuntu aba ari nk'icyangugu n'urugero wowe uri i Kigali gukundana n'umuntu wakure biravuna gukundana n'umuntu wakure biravuna Mbareza abashaka undi wa hafi yirira umufuri